wambereye inshuti y'amagara wanyeretse umutima w'imfura mu minsi yacu y'ubusore mbere ingabo nziza kuri uyu munsi w'amateka ndabigushimye mbega urukundo iyo ruzira ikizinga iyo mbega urukundo iyo ruzira ikizinga n'ayandi magambo yaruta ndagukunda n'ayindi ndirimbo yaruta ndagukunda n'ayindi misango yavuga urwo nzagukunda iyo ndagukunda ibihe bidashira. There ain't no way I'm letting you go now. There ain't no way, and there ain't no how if I see the day, 'cause I'm keeping you forever and for always. We'll be together all day. I wanna wake up every morning to your sweet face always. Mu busanzwe ngiye kuririmba indirimbo zanjye hari indirimbo gutyo usanga zigezweho ugasanga zose zigiye kumera nkaho zisa zikamenyekana zikanakundwa ariko nk'amezi nk'ane nyuma yayo ukabona nta n'umuntu ukiyitayeho. Ngenda ndashaka ko indirimbo zanjye zizaze zifite unique yazo ku buryo nyine zizaza ari za ndirimbo zifite umwihariko ku buryo atari za ndirimbo zikundwa igihe gito. Indirimbo ya Celine Dion yitwa To Love You More. To Love Me More, yes. Go yiririmba. Take me back to the arms I love. Need me like you did before. Touch me once again and remember when there was no one that you wanted more. Don't go, you know you break my heart. She won't love you like I will. I'm the one who stays when she walks away. And you know I was standing here. I'll be waiting for you here inside my heart. I'm the one who wants to love you more. You will see I can give you everything you need. Let me be the one to love you more. Igikobwa nje nkwinginge, igikobwa nguhendahende, shenge igikobwa ngushyire igororowe, maze yigire hino yiyumvire we mama urabatashye. Yaroza Muhando wayiririmba uzi n'igiswahili? Aya nagerageza gake. Ngo ndirimbe Yaroza Muhando twumve.
Yesu we nakupenda, Bwana Yesu we nakupenda, Yesu we nakupenda, Bwana Yesu we nakupenda, kama vile wewe ulivyonipenda kwanza nakupenda, kisha tena ukatoa uhai wako nakupenda, kama vile wewe ulivyonipenda kwanza nakupenda, kisha tena ukatoa uhai wako nakupenda, Yesu. Nigeze gukona muri Gens Comedy. Tubwire ukuntu wageze muri Gens Comedy, tutangira urugero rw'ukuntu wageze kuri Gens Comedy ukagera no kuri Cecile Kerebo, kuko naramurebye ukuntu yanarize akagukoraho. Tutangira urugero rw'ukuntu wageze muri Gens Comedy, byagenze gute kugira ngo ugereyo? Ubundi bwa mbere ngira igitekerezo cyo kujya muri Gen Z. Okay, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Hamwe mwakoze subscribe kuri IM Irakiza Media TV. Nkushimira wowe wakoze subscribe. Reka nkubwire nti amafufu amafaranga agufurebe. Nge muri kumva inyuma ya kamera kuri mikoro ni wa muhungu wanyu Dani Kitatire cya Mutabazi, rutarimba n'ibinyoma, intore idatoragura amayugi. Ngarukanye n'umwana muto, yerekana we yivuge gatoya. Tuguhaye ikaze. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Cyuzuzo Mili, mfite imyaka 13, ndi umuririmbyi. Ngo bakwita Cyuzuzo Mili. umeze neza? Cyuzuzo Mili bakuzi kuki? Kuhanzi. Ese nk'umuhanzi nuko yivuga? Uri umuhanzi, uri umugeni, ukora ubugeni, ukora iki? Ufite iyihe mpano? Mfite impano yo kuririmba. Ufite impano yo kuririmba? Ngaho turirimbire mu indirimbo zawe cyangwa iz'abandi? Cover iz'abandi. N'iz'abandi. Usubira mu iz'abandi ukora recover, sibyo? Okay, nk'indirimbo yihe wumva wakora recover ukunda mu ndirimbo? Nizihe? Iya mbere? Iya mbere indirimbo ya Celine Dion yitwa To Love You More. To Love Me More. Yes, go yiririmba. Take me back me to the arms I love. Need me like you did before. Touch me once again and remember when there was no one that you wanted more. Don't go, you know you break my heart. She won't love you like I will. I'm the one who stays when she walks away. And you know I was standing here. I've been waiting for you here inside my heart. I'm the one who wants to love you more. You will see I can give you everything you need. Let me be the one to love you more. Wow, bravo. Bwiza ukuri, watangiye ibyo bintu ryari? Atangiye kuririmba niga mu wa 5. Ubugeze mu kangahe? Mu wa mbere. Ubugeze mu wa mbere. Iyo mpano watangiye kuyumva ko uyifite, ninde wakubwiye ko ufite iyo mpano? Nawe? Hari undi muntu wegeze kubikubwira? Benshi. Ni benshi. Ikuririmba neza. Mu ndirimbo za Kinyarwanda hari urimo byibura nk'indirimbo yo ukunda? Yego. Nk'iyande. Uhita unayiririmbira? Cecile Kayirebwa. Wow, Cecile Kayirebwa. Igikobwa. Yes, twagiye. Igikobwa nje ngwingi. Igikobwa nguhenda hende. Shenge igikobwa ngushyira igorora we.
abatashye. Umva nawe uzasohora umugeni wanjye. Umva nawe uzasohora, ujya usohora abageni? Yego. Hari nk'ahantu ujya usohora abageni? Iyo wumva ariko ntabwo ari cyane. Ntabwo ari cyane. Urumva nk'iyo mpano yawe urumva ko yagera ahantu hameze gute? Kure hashoboka. Kure hashoboka. Kure hashoboka. Hari nk'umuntu, hari nk'indirimbo zawe se basi ujya wumva wazakora? Nk'indirimbo yawe wazakora? Hari nk'uwo warateguye? Yego ariko ntabwo zirasohoka. Okay, nk'iyo waba warateguye byibura nk'ubitoro nk'aga freestyle gatoya. Kandi zitarasohoka. Ntabwo naririmba itarasohoka. Ntabwo iririmba itarasohoka. Ntabwo ukomba no kuyikumbuza abakunzi bawe. Oya. Ntabwo irasohoka. Ariko bogeze no kuvuga ngo ukuntu ari kuririmba n'iza Roza Muhando. Yego. Ya Roza Muhando wayiririmba? Uzi n'igiswahili? Aya nagerageza gake. Ngo ndirimbe ya Roza Muhando twumve. Yesu we nakupenda, Bwana Yesu we nakupenda, Yesu we nakupenda, Bwana Yesu we nakupenda, kama vile wewe ulivyonipenda kwanza nakupenda, kisha tena ukatoa uhai wako nakupenda, kama vile wewe ulivyonipenda kwanza nakupenda, kisha tena ukatoa uhai wako nakupenda, Yesu Yesu. Iyo wumvishe uri gusubiramo nk'indirimbo bigutera izihe mbaraga? Bintera imbaraga zo kuyiririmba cyane neza kurenza uwayikoze. None se kureba ikiri mutoya, hari indi mpano wumva uteganya mu bindi biri imbere? Oya, impano yo kuririmba nyine. Nta yindi mpano uzashakaho? Bibaye ngombwa nayo nayishaka. Uba wumva ari nk'iyihe? Iyo urebye nk'ukuntu u Rwanda ruri kugenda ruzamuka, kuri iki gihe nta muntu ugikora impano imwe cyangwa se umwuga umwe, ufite uwo ni umwuga turi ko ari uwa mbere. Urumva undi uzageza uzazamuka ari uwuhe wifuza? Urebye njye nyine ikintu nifuza kuzamura ni ukuririmba, ariko kuririmba bikunze kujyana no kubyina. Ndamutse mbishoboye nabyo nabyiga kubyina. Kubyina ibi bya drama cyangwa bya kinyarwanda? Moderne. Hari nk'umuntu ugutera esprit muri ibyo byose? Kubyina? Oya. Ndakubireba nyine bisanzwe. Wumva ni iki kintu kibigukuriramo kubikunda? Ntabwo mbikunda cyane, ariko nyine aramutse hari indi mana atari ukuririmba aba ari ukubyina. Icyo ukunda cyane ni ikihe? Kuririmba. Kuririmba cyane. Wowe wifuza ko kuririmba wifuza ko byazagera ku ruhe rwego? Urwego ruri hejuru cyane rushoboka. Nk'ubu uba wifuza nko kurenga kuri ihembe y'u Rwanda ukagera nka hehe? Ku mpera z'isi. Nka hehe? Ni nk'icyo gihugu wifuza kuvuga uti iki ngiki nakijyamo byibura nkazamuriramo kariyeri yanjye? Ibihugu byose. Byibura hari nk'icyo waba wiyumvamo? Nko muri Canada. Nko muri Canada. Uba wumva ugeze nko muri Canada wahita ukora iki cya mbere? Ntahita nangira nyine gusohora indirimbo, nkatangira gutraininga impano yanjye cyane kurenza uko byari bimeze. Nigeze gukubona muri Gens Comedy. Tubwire ukuntu wageze muri Gens Comedy, tutangira urugero rw'ukuntu wageze kuri Gens Comedy ukagera no kuri Cecile Kerebo, kuko naramurebye ukuntu yanarize akagukoraho. Tutangira urugero rw'ukuntu wageze muri Gens Comedy, byagenze gute kugira ngo ugereyo? Ubundi bwa mbere ngira igitekerezo cyo kujya muri Gen Z. Nakundaga kubibona kuri YouTube, ariko nyine bakoraga ibintu by'urwenya byo gusetsa. Nkavuga ati ahantu ni heza njye ndifuza kuhajya. Ko nyine mbere numvaga ntahajya kugira ngo nanjye nirebera abantu basetsa ukuntu nyine biba bimeze. Umva ni heza cyane ndashaka kuhajya. Rimwe nza kugira igitekerezo, ariko ntabwo nzi ahantu bakorera. Yego. Nza kugira igitekerezo cy'uko najyaho nkaririmba, ndashaka menya ko ari ka Kigali, ndagenda. Yari kuwa kane
ntabwo nzi ngo bakora ryari sangahe ntabwo nari mbizi ndagenda gusa ndabaza ndahamenya ndi kumwe na mama yego ngize Imana nsanga ni kuwa kane banakora ndangije ndabaririmbira barambwira ati uze kugaruka nimugoroba nko mu masaa 12 yego ntabwo turaza kugushakira umwanya ntabwo turi bukuburire umwanya yego ubwo uratangira urugerayo dukomereze yego naratashye ngera mu rugo ndambara nyine imyenda ndi bujyane kuri stage ndagaruka hashize biratangira hashize nk'amasaha 3 bitangiye baranyakira ntabwo nzi ko Cecile ahari bambajije ngo nta ndirimbo yiwe nzi ntabwo nsanzwe niga indirimbo z'ikinyarwanda ariko nahari izo nayo natangiye kwiga kugira ngo nzajye nkora bino bintu byo mu bukwe noneho nibuka ko hari yiwe nzi nibwo natangiye nyine kuyiririmba mbona arishimye ibintu nyine byari byiza hari nk'umwana mugenzi uri kukureba hano kuri IM akavuga ati nanjye mfite impano ariko ngira ubwoba cyangwa se ababyeyi banjye barambangamira tubwire wicaye mu ntebe utegereje uwo mwanya wo kugira ngo ujye hariya imbere wumvaga umeze ute wari uri kubitegura ute ntago wagize ubwoba hoya ntabwo nagize ubwoba ni ikihe cyizere wari ufite kuvuga uti ni cyo kintu cyaguteye imbaraga uvuga ati pe ndagenda hariya mpagarira imbere y'abantu bangana kuriya harimo abakuru harimo abayobozi abantu bakuru cyane uvuga uti ntago ndi butegwe ngira ni ikihe kintu cyakumaza ubwoba n'abandi bari kukureba bavuga uti iki cyanjye hari igihe kijya kintera ubwoba buriya iyo ufite impano ntabwo ugira ubwoba bwayo wow ntabwo wagira ubwoba bwo kugaragaza impano yawe ikurimo bya nyabyo nk'umubyeyi wawe aragushyigikira mu mpano zawe yego ajya gutera nk'izihe mbaraga kugira ngo uzamure impano yawe aramfasha ahantu hose hari nk'ababyeyi nk'abana babo ubona abana bafite impano ariko ntabwo bashaka gutambutsa impano ababyeyi be bari kubazitira urabwira iki nk'abo babyeyi urabaha iyihe mesaje bazitira abana babo gutambutsa impano umwana ni impano ituruka mu ijuru rero nimba imana yaramuguhaye by'umwihariko n'uwo mwana imana yaguhaye ikamuha impano imana yamuhaye impano kugira ngo igaragare ahantu hose bayimenye ntabwo ari ukugira ngo bayipfukirane mbese nudashyigikira umwana wawe atari ukugira ngo nyine ngo urebe ku nyungu zawe nk'umubyeyi cyangwa ikindi nudashyigikira umwana wawe n'imana yawe izabiguhora hari nk'abantu bajya bakubona hanze mu gahura akavuga ati dore wa muntu wigana indirimbo bajya baguha iyihe mesaje iyo bakubonye barambwira ati komereza aho ngaho uzagere kure we yumvishe nk'izo mbaraga utegura iki mu minsi iri imbere nteganya nyine gushyiramo imbaraga cyane kugira ngo ntazatenguha aba bantu banyizeye ubona ibyo ngibyo uzabibangikanya n'amashuri gute ubwo ngubwo imirimo ibiri ko bavuga ngo yananiye impyisi wenda nubwo utari inyamaswa ko bavuga imirimo irananiye impyisi ubwo urumva uzabishobora kuririmba ubusitari iyo umuntu yaririmbye abaye umusitari ntabwo impano yakuzitira keretse ari wowe bishaka kuko natangiye kuririmba niga mu wa 5 usingeze mu wa 2 ntabwo nigeze nsibira cyangwa ngo nanatsindwe mu ishuri mu ishuri ujya ubaririmbira naho gutyo habaye ibirori yego nyine ibintu biri aho ngaho hari nk'indirimbo ukunda kuririmba mu gusohora abageni indirimbo zo gusohora abageni nyine kubera aribwo nkibitangira hari izo nzi hari n'izindi ntazi ariko natangiye kuziga zimwe muri zo ndazizi nk'iyo wumva ukavuga ati baguhamagaye nk'umuntu uri kukureba ahangaha afite kuvuga ati wawu uriya mwana afite ijwi ryiza ndabona yazansohorera umugeni batunguze nk'indirimbo wumva yariza nk'umugeni uhita uyiririmba yirebe mwimwe byibura uvuga uti iyi ngiyi ndayikunze iyi ngiyi yariza umugeni tu ni indirimbo ya Kararisa Karasire nk'iyihe ndagukunda ikiririmbe twumve wambereye
inshuti y'amagara wanyeretse umutima w'imfura mu minsi yacu y'ubusore mbere ingabo nziza kuri uyu munsi w'amateka ndabigushimye mbega urukundo iyo ruzira ikizinga iyo mbega urukundo iyo ruzira ikizinga n'ayandi magambo yaruta ndagukunda n'ayindi ndirimbo yaruta ndagukunda n'ayindi misango yavuga urwo nzagukunda iyo ndagukunda ibihe bidashira iyo ndagukunda ibihe bidashira. barumbwire nk'ikintu wumva ushaka kuzahindura muri buno buzima mu ndirimbo ukavuga uti ndabona hari abahanzi batabigenza neza ko njye ndifuza kuzabigenza gutya. njye nyine ntabwo nkunda kuririmba ubundi mu busanzwe ngiye kuririmba indirimbo zanjye hari indirimbo gutyo usanga zigezweho ugasanga zose zigiye kumera nk'aho zisa zikamenyekana zikanakundwa ariko nk'amezi nk'ane nyuma yayo ukabona nta n'umuntu ukiyitayeho. njye ndashaka ko indirimbo zanjye zizaza zifite uniki yazo ku buryo nyine zizaza ari za ndirimbo zifite umwihariko ku buryo atari za ndirimbo zikundwa igihe gito nk'indirimbo za Celine Dion afite indirimbo nka Titanic imaze imyaka irenga 25 ariko abantu baracyayikundana n'ubu ngubu kandi imaze igihe kinini. yego nanjye indirimbo zanjye nuko nshaka ko zimera. nka hano mu Rwanda hari ubuvuga uti nk'izi ndirimbo ntago zikigezweho ariko ubundi bakagombye kubikosora gutya. hoya usanga zigenda zijya kumera kimwe usanga n'indirimbo nyine ni nziza ariko ijya kumera kimwe n'iyindi ukabona n'indi isohotse bimeze kimwe ukuntu nyine bigiye bisa abantu bigatuma bayikunda igihe gito cyane bakayikunda igihe gito cyane. urumva wowe byibura uzahindura ko ukavuga ati nzaririmba nka slow cyangwa se zuke R&B hip hop uzaririmba muri ihe njyana zose ndazikunda ariko cyane cyane nkunda slow. ukunda slow nicyo ukundira slow? nuko ari za ndirimbo iyo wumva nyine ufite stress cyangwa wumva mu mutwe bitameze neza wayumva bigatuma utuza. bigatuma utuza. yego umva hari nk'indi ndirimbo njye nakunze indirimbo zo hanze cyane nk'indi ndirimbo y'umuhanzi wo hanze wasubiramo. Yego ya Shania Twain. iyo ni iyihe? Forever and for always. twagiye iyo indi yo naguhaye backup ariko iyo ntago nayishobora pe. twagiye Hurry no way I'm letting you go now. There is no way and there is no how if I see the day 'cause I'm keeping you forever and for always. We'll be together all day. I wanna wake up every morning to your sweet face always. ufite impano ahubwo ababyeyi bagushyigikira n'abandi bari kureba hano kuri IM bakunze ba IM ndabizi yuko mukunda impano ngenda nzana nyinshi cyane n'iyi ni impano yigendera. umva ratuma nguhamagara uzi ko hano mu Rwanda hari musaza wa Roza Muhando uratuma muhamagara pe umva uratuma muhamagara
ni ukuri ko Imana tumuhamagara umuntu bita Nyarudindi uramuzi yego njya mubona ujya umubona ujya wumva ukuntu aririmba indirimbo ziwe ujya ubyumva ubona wamurusha njyewe nashaka guhamagara byibura nka Nyarudindiri nka musaza we akagukosora muhamagare urumva udatangiye kugira ubwoba